Maze tubabwira ko bamwe mu baturage bo mu mudugudu w'ubumwe uri mu kagari ka Katabaro mu murenge wa Kimisagara bavuga ko bari mu gahinda gakomeye nyuma y'uko bahaye umukuru wabo w'umudugudu amafaranga kugira ngo abishyurire mu bwisungane mu kwivuza mutuelle de santé, hanyuma uyu mukuru w'umudugudu akaza kuyatorokana kugeza n'ubu magingo aya bakaba batazi aho uyu mudugudu yarengeye, bakaba basaba ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kubafasha gukemura iki kibazo. Ibindi kuri muri tubaze mugenzi wacu Nsengiyumva Gisa Steven. Bamwe mu baturage bo mu mudugudu umwe baganiriye na ITV gusa bakaba batemeye ko tubafata amashusho kubera ikibazo cy'umutekano wabo, batubwiye ko bafite ikibazo cy'uko batanze amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, nyamara uyakusanyaga ari umuyobozi w'uyu mudugudu bikaza kurangira aburiwe irengero ndetse akajyana n'amafaranga yabo. Bose simbizi abo koraga banasimbizi ubwo rero nyine baza gusenya kubona baramwishyuye ubwo nyine ibyambo yose kiyanditse yarayatanga kugenda simbizi ikakira bitanu aha none se ngurumva ko yenda bamwishyuraga n'uwari kwishyura 20 cyangwa 8 ubwo yamuhaga 5 ahubwo icyo babaza bagatese babibwiwe nande kugira ngo yishyure umudugudu akagari kabitegetse bikomeye bari bamaze gutanga abandi nabo bari kureba ukuntu niba akagari gafite umukono niba bari baramushyize mu 2020 icyo gihe umuturage agatanga amafaranga ko bamudugudu akenshi na kenshi tubatora tunabizeye cyane, tuba tubizeye tuba dufite icyizere. Ikibazo cyose ushobora kugira uba ushobora kubwira umudugudu niba ashobora kujyanira ikibazo runaka cyari kikuremereye no kumuha mwizero ukavuga uti reka ajyane amafaranga ya mituweli, kandi abambere no mu bindi bidugudu aho byagiye message zaragaragaraga ko abantu bamaze kwishyurirwa twagiye tuzibona. Ubwo rero iyo hatazamo iyo case y'iyo nzu yasenyutse ngo abone ko bagiye kumukurikiranamo ko yagize uburangare cyangwa ko ruswa yaba yarariye, abaturage basaba ko umujyi wa Kigali bagira uko bafasha kuko nta bundi bushobozi bafite, kuko amafaranga yose bari barakusanyije mu gihe cy'umwaka batakongera kuyabona mu gihe gito. niyo myitwarire yaje isanga mu bibazo bikomeye, ariko numva nk'ubuyobozi duhereye nko ku kagari byanze bikunze burya n'akagari ndetse no muri nyobozi y'umudugudu hari abantu baba bafite nibura nk'amakuru bakavuga ati kana kuri ubu ntabwo yagira indimi ebyiri, ntabwo yarimanganya, ntabwo yashaka kuvuga atanze amafaranga atarayatanze, bakareba ukuntu bazabafasha nibura uyu mwaka. N'umuntu avuga ati natanze amafaranga bakareba ukuntu bazayo, cyangwa se wenda niba bavuga bati umuturage ntabwo dufite icyizere 100%, ariko nibura leta ikaba yafata nk'igice kimwe n'undi ikakimutangira nakongera akikora bagatanga ikindi gice. Habaho amahirwe ko umudugudu yabonetse bakareba uburyo ki bashobora kumwishyuza aya mafaranga, niba hari igice gishobora gusubira ku muturage n'igice gishobora gusubira kuri leta. Kimwe n'uko hari n'ushobora kuba yarayabonye bimugoye, byari byamugoye, leta ikareba ukuntu yakwigora mu mudugudu cyangwa se mu murenge, byanze bikunze ntabwo ari imiryango myinshi. Kuri iki kibazo umuvugizi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya Emma Claudine yemeza ko icyo kibazo bamaze kukimenya kandi batangiye kugikurikirana, ndetse hanarebwa uburyo hatanze ayo mafaranga bafashwe igihe cyose bahura n'uburwayi. Nibyo koko hari umuyobozi w'umudugudu wavuye mu kazi, navuga ngo yavuye mu kazi atorotse kubera ko n'ubundi yari akurikiranweho ibindi bibazo bijyanye na ruswa. Rero biza kugaragara yuko hari abaturage bari baramuhaye amafaranga ya mituweli nk'uko bababwiye. Turimo turabikurikirana kugira ngo tumenye ngo abayamuhaye ni bande, bari bamuhaye angahe, kugira ngo naramuka yabonetse of course ibyo akurikiranyweho agomba kubiriha cyangwa se no kubibazwa, harimo no kuba yariha ayo mafaranga. Ariko mu gihe ataraboneka, cyane cyane ko nyine nk'uko nababwiraga ari umuntu wabuze, icyo gihe natwe turimo turashaka uburyo twabikora nk'abayobozi, abaturage bari bamuhaye amafaranga bagatangirwa mituweli.
undi abatuye uyu mudugudu bemeza ko 90% bari baramaze kwishyura amafaranga y'ubu bwisungane mu kwivuza ariko bakaza kuyanyuza kuri uyu muyobozi w'uyu mudugudu, bikaba ariyo mpamvu bagaragaza ko bakagombye gufashwa kugira ngo babone ubwisungane mu kwivuza igihe cyose uyu mugabo yaba ataraboneka kugira ngo agire icyo abikoraho. Iyi ni ATV Gendisengiyumva Gisa Steven mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Kigali bavuga ko